Welcome you once again, you friends of this YouTube channel. You are with Evangelist Goreti Muhongerwa and Pastor Kayimana Sylvester. We are privileged once again to share with you the word of God, having a theme that says benefits of trusting God. There are many benefits of trusting God. The first benefit is that you are firm in God. When you are deep rooted in the things of God, nothing can shake you. Let's read the word of God found in Psalms 125, verse 1 to verse 2. Avuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. It says, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Umurongo wa kabiri akavuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Then in verse 2 it says, as the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people now and forevermore. Bivuze ngo umuntu washyize ibyiringiro bye Uwiteka Imana, meaning that all those people who trust in God, akomezwa n'Uwiteka Imana, they are established in God, kandi Uwiteka abamugose. And God surrounds those people. As mountains surround Jerusalem, so is how God surrounds his people. All those people who trust God, God protects them because they are covered in him. Those who trust in God, they are deep rooted in God. And those people, the people like those, bear fruit. And those people walk in the ways of God, in the will of God, because their trust are in God. They don't lean on anything else but God. Those who trust in God, they are laid on the strong foundation of God. Even if troubles come, they are not shaken. Even if they meet many battles, they are able to persist and continue. Because God is the one that establishes them. Even in troubles, he is able to stand. He's like a tree that is deep rooted and is found near waters. Let me tell you, that tree can never, fear drought. This is the word of God that is found in Jeremiah chapter 17 from verse 7 to 8. Let's read it and see. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zayo. So Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8 it says, blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. He will be like a tree planted by water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries
in the year of drought and never fails to bear fruits. uwo ni umuntu wiringira uwiteka imana. That is a person who trusts God. ijambo ry'imana ryamugereranije n'igiti cyatewe hafi y'amazi. So the word of God says that such a man is like a tree planted near the water. cya giti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi yacyo mu mazi. That tree that is near the water and its root going into water. icyo giti niyo hacana amapfa, niyo izuba ryakwaka ari ryinshi cyane ntabwo cyuma. So that tree, even if there is a drought, that tree will never dry up. n'umuntu wiringira uwiteka imana niko amera. ibibazo biraza. Likewise, a person who trusts in God is like that, even if troubles come, kuko ibyiringiro bye biri mu Mana. because his trust is in God. ndakwifuriza kwiringira uwiteka imana. I pray that you trust in God. ndagukundisha kwiringira uwiteka I imana. urge you to trust in God. nubwo waca mu bikomeye ntacyo bishobora Even kugutwara. if you pass through many troubles, it will not affect you, uko uwiteka akubereye ubwiza. because God is your refuge. imana iragufasha iragukomeje. God is making you strong and he is establishing you. nta kintu cyiza nko kwiringira uwiteka There is imana. nothing like trusting God. ubu turi mu bihe bigoye ariko umuntu wiringira uwiteka imana ibihe nk'ibi ntacyo We bimutwaye. are in crisis worldwide, but a person who is trusting God will never be affected by this pandemic. tujya tubona abantu barengwa n'ibibazo umutwe bakamera nk'abasazi. We very many times see people who get traumatized because of many troubles and problems. bakagenda bivugisha mu nzira. They go talking with themselves. If you see a person like that, ujye umenya ko nta byiringiro afite. you will know definitely that he doesn't trust God. ariko abiringira uwiteka imana baba bakomejwe nayo. But those who trust in God, they are strong. They are made strong in Him. ntabwo bakangwa n'ibihe bibi They bahagaze. don't worry about the situation they are standing in. iyo bageze mu bibazo babasha guhagarara bemye. When they are in trouble, they remain standing. iyo bageze mu bibazo babasha kubitsinda, ntabwo ibibazo bibahindura ngo base nabyo. They always defeat and they always overcome troubles they meet. kandi no muri bya bibazo babasha kwera imbuto zo And gukiranuka. even amidst those troubles, they bear fruits. no muri bya bibazo abasha kugira urukundo, agakunda mugenzi we. Let me tell you, even in troubles, they continue to bear the fruits of love kuko yiringira uwiteka because imana. he trusts in God. ariko umuntu udafite ibyiringiro, utiringira imana, ikibazo iyo kimugezeho usanga yazinze umunya, usanga yakariye buri muntu wese. But a person who does trust God, when a trouble comes, he becomes moody, he becomes, he changes his appearance and you read it on his face. ariko umuntu wiringira uwiteka imana niyo yaba yaburaye usanga aseka. But a person who trusts in God, even if he has no food, you find that he is always joyful. niyo yahura n'ubukene bumeze bute ugasanga arabyibushye, arasa neza ku mubiri we. Even if he meets poverty, you will find that his body is always healthy. You cannot read poverty on his life. kuko yashoreye imizi mu uwiteka imana. Because he has deep-rooted his life in Jesus. ibyiringiro bye byose yabishyize mu His mana. trust is in God. aba afite kwizera ko nubwo uyu munsi bitameze neza ejo bizagenda So neza. that person has faith that even if today there is a problem, he has a hope that there is a light at the end of the tunnel. ariko wa muntu wiringiriye mu bindi bintu bitari imana, But a person who trusts in other things apart from God, ni iyo ahuye n'ibibazo bya bintu bitari bubashe kumurengera yari yishingikirijeho, when he meets troubles and those things he trusts in cannot defend him, ata umutwe he akamera becomes nk'umusazi. confused and he becomes like a mad person. ubwoba buramutaha. He becomes fearful. He cannot persist.
ariko umuntu wiringira uwiteka But imana a person who trusts in God, aba yemye no mu he bibazo. is firm even in troubles. Umuntu wiringira uwiteka A imana person who trusts in God, no mu bibazo asubizanya neza. even in troubles, he can speak good words. Umuntu wiringira uwiteka imana nubwo yaba afite ibibazo abasha gukomeza abandi bari You mu know, a bibazo. person who trusts in God, when troubles come, he is able even to make others firm. kuko imana iri muri we ibimukomeje. Because in his life, there is God in him, and because God is in him, he is able even to make others firm. Ntabwo uzigera ubona umuntu wiringira uwiteka imana asobetswe n'amaganya. I tell you, you will never see a person trusting in God being overtaken by, by depression. Ahubwo igihe cyose ahora aseka yishimye Always, he's always joyful, kandi ahora atanga ibyiringiro And he's mu bantu always batakaje ibyiringiro. giving hope because he has hope in him. He makes others be hopeful. Ari byo tubona mu bakozi b'Imana bahamagawe n'Imana bakora umurimo w'Imana. Those are the attributes we see in the people of God who have been called by God. Umukozi w'Imana uzasanga afite ikibazo ariko ntabwo azasa na cya kibazo. A true person of God called by God, you will never see him, appearing like a trouble. He always stands even in trouble. He doesn't look like a trouble. Kuko yize kwiringira uwiteka Because he Imana. has learned a lesson of trusting in God. Imana ibimukomeje. God is always making him strong. Tujya tubona abashumba abapasitori. We very many times see pastors. Abakristo baza babasanga babakeneyeho amagambo y'ibyiringiro basubizamo imbaraga. The Christians, believers come to those pastors hoping that they will tell them the words of hope, the words of encouragement. Igihe rero umushumba ukaba utiringira uwiteka Imana ntabwo uzashobora gukomeza za ntama ziza So zikura. if you are a pastor, a servant of God, and you are not trusting God, you will never be able to help the Christians and believers who will come for your help. Ntabwo waba watakaje ibyiringiro ngo usubize ibyiringiro mu You babitakaje. cannot lose hope and then at the same time you give others hope, Kuko burya umuntu atanga icyo afite. because you give what you have. Mukristo mwene data wowe unteze amatwi, So friend who is following me, who is listening to me, ndakugira inama yo gushyira ibyiringiro byawe mu Mana. I urge you to put your trust in God. Niwiringira uwiteka Imana ibihe bikomeye nibiza uzaba ubiseka utabyitayeho. When you trust God, when difficult times will come, you will be able to stand, you will be able to laugh at them, and they will never affect you. Ibihe turimo ni ibihe bihinyuje benshi. We are in the situation that are challenging. Many people have lost trust in God. Ndetse benshi bamaze kuva mu byizero. And many people have, deviated from the promises of God. Ariko nshuti muvandimwe wowe uduteze amatwi, But you friend who is listening, who is following us on this YouTube channel, turakugira inama yo kwiringira we uwiteka advise Imana. you to trust in God, your God. Kandi iyo wabashije gukomera ubasha no gukomeza abacitse And intege. when you are firm, you will be able to make others firm too, Kuko ufite Imana, because you have God in you. iringira uwiteka So Imana. trust in God. Harimo inyungu nyinshi. There are many benefits in trusting in God. Uburinzi bw'uwiteka Imana buba buri Divine kuwowe. protection is upon you Kuko wiringira because uwiteka you are Imana. trusting in God. Imana ibana nawe. God is with you. Nta kintu na kimwe kibasha Nothing can kukunyeganyeza. shake you. Nubwo duhura n'ibigoye byinshi Though we are ku isi, meeting many challenges, ariko kuko uba wiringira uwiteka Imana, but because you are trusting in God, Imana ibasha kugukomeza God muri is bya bibazo able to ucamo. make you strong and stand in that situation. Kandi muri uko gukomera niho hari And that ubutsinzi. firmness, there is victory. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ubwoba buva kwa The Satani. Bible tells us that fear comes from the devil. Kandi ubwoba iyo bwamaze kukwinjira burya uba And watsinze. when fear comes in you, definitely you are defeated. Shyira ibyiringiro byawe mu Let Uwiteka Imana. me tell you, trust in God. Komerera mu Mana. Be firm in God. Shikama mu Uwiteka Be Imana. strong in God. We wari ufite ibyiringiro bimaze kunyeganyega. You person who has been shaken and your trust is shaken, Ongera wikomeze ku Uwiteka Imana. make sure that you uplift
your faith and trust in God. ongera ugire kwizera imana Take ibyiringiro courage. byawe bibe muri yo And trust in God. iragufata igukomeze God is going to uphold you. ibi bihura bisohoka muri I uwo tell you, you mugezi. will come out of this situation which is challenging many people. nifurije mwese abadukurikirana muri iki kiganiro I wish kugira ngo you mwiringire all uwiteka people are following us that trust in God. kuko mu kwizera imana niho Because honyine hari in trusting ubutsinzi God is the only way there is victory. mu kwiringira imana niho honyine hari ukunesha In trusting God, there is victory. mu kwiringira uwiteka imana niho honyine hari amahoro In trusting God, there is peace. mu kwiringira imana honyine niho hari imbaraga In zidushoboza guhagarara trusting tudatsinzwe God, there is n'ibiturwanya strength and power to defeat those challenging situations. nimuhabwe umugisha n'uwiteka imana Be blessed mufata ingamba zo By kwiringira God, uwiteka imana making a determination to trust in God. reka dusengane nawe Let's pray. uwiteka mana yacu Heavenly Father, turagushimye nyagora ku we ngoma thank you kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye for this wonderful moment you have wo given to us kugira ngo dusangire n'ubwoko bwawe of ijambo ryawe sharing this word to these people. ijambo ritwereka inyungu ziri mu kukwiringira The word that shows us the benefits of trusting in you. tubonye ko umuntu ukwiringiye akomezwa nawe kandi akarindwa nawe We have seen that a person who is trusting you is being established and protected by you. ndetse tubonye ko nubwo ibibazo bigera kuri wa muntu ari byinshi ukwiringira ariko ntabwo umuntu wiringira imana abasha gusa n'ibibazo And we have also seen that though problems come, when a person is trusting you, it will never be like the troubles and problems. ahubwo no mu bihe bibi abasha kwera imbuto Even in troubles, in the bad situations, he is able to bear fruits. no mu bihe bibi abasha gukomeza abatakaje ibyiringiro Even in the bad situation, he is able to make others firm. no mu bihe bibi abasha guhamya imana Even in the bad situation, he is able to testify you. no mu bihe bibi abasha kugaragaza umunezero Even in bad situation, he is always joyful and happy kuko aba yihishe mu because Imana he is in you. Uwiteka Imana ibakomereze muri yo kandi mubashe gutsinda ibihe bibi uhagazemo May God establish you. May God strengthen you in these bad situations. mu izina ry'umwami wacu Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Amen. Amen. Shalom.